ibi bya Rudasingwa byose nari ni ubwa mbere mbyumvishije. Rudasingwa amaze kubereka ko bateguye jenoside yo kubarimbura, ariko umuhutu arakibaza, ese jenoside yakorewe abatutsi yarateguwe n'abahutu? umva umuhutu ibintu aba ari, ntashobora kubwira umututsi umeze ngo uti wa mututsi uri umeze nguni kandi nawe uri umwicaye. Reka da, abahutu bameze batya, bububa bigura mu bahututsi, nabari abaheza ngo nibo abatutsi bavuga ntibumve ibyo bavuze. Reka da, nta bwonko mufite. Jenoside wagira ngo namwe yarabaryoheye. Jenoside abahutu bikoreye wagira ngo rwose ni ikintu cyagiye kirabaryohera, barakinyunguta, wagira ngo rwose muberanywe no kwikurara. Iryo shyano mwikorere rya jenoside twe ntacyo ritumariye usibye kutuzanira umuriro. Kuba ari abahutu bamwe mwarigize ibigoryi muri politiki, namwe muri mu bantu basenya igihugu. Ntabwo ushobora kuba ufite kominote y'abantu bigize ibigoryi byitwa abahutu bikoreye jenoside badashobora no gukoraho discussion, ngo ugira n'abandi baheza ngo niba abatutsi biyita abatutsi umuntu amenya ko ari abatutsi ariko babivuze, ngo uvuga ngo uzubaka u Rwanda ruzima. Ntibishoboka, ntibishoboka, ntibishoboka. Ni uvuga ngo u Rwanda rw'ibigoryi byise abahutu, banabwira ibigambo nka biriya ntibabyumve kuko nta bwenge mufite bwo gukora analize. No uriya muntu witwa Dada yabahaye indise z'ukuntu bateguye jenoside. Ibi byonyine mu rubanza rwa Gata ni ikirego. Ahubwo bacyumvishije, nahoze mbona hari urwandiko udukomanteri tw'amafuti, nategereje ko hari umuntu uri bukore komanteri ku kintu Dada yavuze. Icwe ku bwenge ntabwo mufite. Ntabwo dushobora kubaka igihugu kirimo abantu b'ibigoryi bita abahutu bashimishwa no kwikorera jenoside batazi uko yateguwe n'uko yakozwe, ngo tugira n'abandi bantu b'incakura b'abagome bagomba gufata abahutu bakabagerekaho jenoside, ngo tuvuge ngo turi kubaka u Rwanda. Ngo si u Rwanda umunsi ubwo opposition yabimeze gutyo yabijyaye. Opposition y'ibigoryi na opposition y'incakura.